Kuri iyi si umuntu aravuka, agakura, akamenya ubwenge, agatangira kugenda ahura n'ibibazo bimusaba guhangana nabyo. Byaba bito cyangwa binini, bimusaba kugira icyo abikoraho. Hari umuhanzi witwa Diplomate, imwe mu ndirimbo ze yavuze ko kuba warisanze ku isi utabihisemo n'ubundi ni hahandi ugomba kuhaba ku ngufu. Ni kenshi cyane abantu bakunze gusanga ubwinshi bw'ibibazo bafite buruta ubw'ibisubizo babona. Bamwe bikabaviramo stress zidashira. Mbese ni iki wakora kugira ngo ugabanye stress ugira mu mibereho yawe ya buri munsi nta giceri cy'atanu utanze? Ntibigusaba gukora ibintu birenze ngo ushobore kwihesha amahoro, kuko gukora umwitozo woroheje utuma umubiri wawe umera neza bihagije. Ni ingenzi gutekereza ku gihe utuje, ufite akanyamuneza kandi wumva utekanye. Umva buno buhamya dukesha urubuga rwa kura.rw. Mu by'ukuri ubusanzwe muri gahunda zanjye ntihabagamo bya bintu byo kuvuga ngo ndafata akanya kihariye ko kuruhuka no kwitekerezaho, ndetse ibyo sinabyiyumvishaga. Numvaga nta mwanya mfite wo kujya kwitekerezaho ngo nite ku mubiri n'intekerezo zanjye. Nabyumvaga nko guta igihe, ahubwo wasangaga nyuzwe no guhugira ku mashusho yo kuri Instagram na YouTube. Ubasha kwikiranura ute n'iyi si y'urungabangabo, igihirahiro no guhora umuntu ahihibikana acungana n'ubuzima. Agatima se kaba kajya gakubita, ugatekereza ko ari byiza kandi ari ingenzi kuba wakwibonera umwanya w'akaruhuko, umwanya wo gusa n'ukwebyeho umuhangayiko uhoramo umunsi ku wundi. Reka ntitubirenze ingohe, ubundi tubikomozeho. Tuvuge ku byiza umuntu ashobora kuzanirwa no kwigenera igihe yakwita icyo guhumeka no kwitekerezaho, ubundi ukaruhuka. Mbere na mbere tubanze twemeranweho ko kwiha ako gahato ari uguta igihe. Si ukuba imburamukoro ndetse si umurengwe. Ni umwanya mwiza wo guhuza umubiri wawe, intekerezo n'ibyiyumvo byawe, ukongera ukishakamo imbaduko zo gukomeza ubuzima mu gihe kizaza. Si ngombwa ngo ubikore mu buryo undi muntu yabikozemo, wanakwifashisha ubwawe. Ubushakashatsi bunyuranye bushingiye ku igenantekerezo rya muntu buhuriza ku kuba umuntu yabona uyu mwanya mwiza turi kuvugaho abinyujije mu gihe cyo koga, gusoma igitabo, gukora imyitozo ya yoga, gusinzira umwanya uhagije, guca inzara cyangwa kuzikoresha, kwiyogoshesha umusatsi, ndetse n'ibindi bikorwa bikunogera kurusha ibindi. Icyakora muri ibyo byose tuvuze tukongeraho n'ibindi, nakwibira ibanga ko kwibera kuri Instagram n'izindi mbuga nkoranyambaga, utunzwe no kureba amashusho arangira ukazamura ukareba andi, ibyo atari bimwe mu byo twakomozagaho bishobora kugufasha. Ahubwo aho kuba muri ibyo, wakongeramo akandi keza ko kumara umwanya n'abantu ukunda. Mwaba hamwe mukaba mukinana udukino runaka, mukajyana muri gym, maze ukaba wakwigenera wa mwanya mwiza wo kuruhuka, ari nako ubasha guhuza intekerezo zawe n'umubiri wawe. Uyu ni umutangabuhamya utarashimye ko izina rye ritangazwa. Aragira ati, nko kuri njye, icyambereye urufunguzo ni ugufata akanya nkakora siporo ko kugendagenda. Niha akanya ko kubikora, nkagendagenda kandi ntabanje kwiha intego ngo ndajya aha n'aha, ngo ndagera aha na hariya. Ahubwo nkabikora kugeza igihe numva umutima wanjye uruhutse n'intekerezo zanjye zituje kurushaho. Si ibyo gusa, kuko ikiyongera kuri ibyo kuri njye ni ugusenga. Gufata umwanya wo gusenga no gusoma Bibiliya bikunda kumfasha mu guhuza umubiri n'intekerezo zanjye. Soma ijambo hanyuma nkagerageza kuritekerezaho. Bajya bavuga ngo ntushobora gufata igikombe kirimo ubusa ngo usomeho, kuko nta kintu uba uri buvanemo. Ibi ni ukuri, kuko birakwiye ko ufata umwanya wo kugaburira intekerezo zawe no kuzikungahaza, kugira ngo igihe hari icyo ukeneye kuzivanamo kizabe mu byo wazigaburiye. Uyu mwanya ntugusaba kumara umunsi cyangwa kumara amasaha n'andi wigenera. Wanahagurukira mu minota 5 rwose, kandi gufata uwo mwanya wikungahaza unatekereza ku bintu byiza biruta kuba wafata igihe kirekire utekereza ku bidashobora kukubyarira inyungu y'ubuzima. Niba ari iyo minota 5 ugeneye uwo mwanya, gikoreshe neza kandi mu bwenge. Ni byiza gufata umwanya ahantu hatuje, nta birangaza bihari, ugafasha intekerezo zawe kwisukura no kwigaburira iby'ingenzi. Uwo mwanya wafata uri wenyine
ushobora kukuzanira ibyiza byinshi. Birashoboka ko wakumva ibi bigoye, ariko iyaba wabigeragezaga maze ukareba ibyiza uzanirwa no kubikora. Ni igihe cyiza cyo kwitekerezaho, kikaba icyo kwisuzuma wibwiza ukuri. Mbese ni indorerwamo ishobora kukwereka ibikomere n'inkovu zikuriho, binakuganisha ku mpinduka nziza. Koresha iki gihe rero mu kwiha intego no gushyiraho igenamigambi rigufasha kuzigeraho. Witinya kwirebaho no kwitekerezaho, kuko niho havuka imbaraga zo kwimenya no kumenya umwihariko wawe. Byaza umusaruro igihe ubasha kuba uri wenyine, umenye ibikunyura n'ibikunezeza, ubundi ubikore. Niba ari ukuririmba, niba ari ugushushanya, niba ari ukwandika cyangwa ubukorikori, ubundi ubyerekezeho umutima n'amaboko. Iyi migirire izagufasha kukubakamo imbaraga, ubashe kumenya gukora ibintu mu buryo bwawe, utabanje kwiyambaza abandi buri gihe. Mwakoze kubana natwe muri iyi video. Kora subscribe niba utarayikora. Byaba akarusho unyandikiye muri comment ko ukoze subscribe. Niba wabikunze kanda like. Murakoze, nge Ndishimwe Joseph, dusubire ubutaha.